mwaramutseho banyamuryango ba UPR Batabazi namwe mirimbanyikazi mukurikira YouTube banyarwandakazi ntangiye mbifuriza umwaka mucya muhire ariko nkababaza ni igiki gituma mudakora subscribe? Ukoze subscribe byakukura hiki? Murareba ndababona ariko ntabwo mukora subscribe. Banyarwandakazi muri aya masa namwe mwumva ikinyarwanda twongeye kugira ngo tuganire ku kibazo cya politike kiri mu gihugu cyacu, ibibazo byugarije igihugu cyacu byatejwe n'ibyo byihebe byashimuse u Rwanda, criminal regime, terrorist regime. Ubu rero muri uyu mwaka bashobora kuwusoza, ariko ndababwira ngo Sadeki yageze muri Kongo iminsi ibiri. Ejo hari kuwa kangahe? Ejo hari kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa kane, kuwa gatatu. Sadeki nimba itarinjiye kuwa gatatu, yinjiye kuwa kabiri. Yageze ingoma abantu banifanya ati Sadeki yaje. Tanzania yanze kohereza abasirikari bayo muri EAC. Yaravuze iti reka da, kuko twebwe EAC turayizi nta kizakora, ni nabagambanyi, ni barafiki ya hadui, ni barafiki ya hadui. Antoine Felix Tshisekedi yarabibonye aravuga ati musubiri wanyu, bagiye hasigaye abagande imbari n'abarundi ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere bose bazaba barangiye. Abakenya bahambiye bagiye, n'abasudani bagiye, bafashe ibikapu babihetse birukanze. Hasigaye abagande n'abarundi, ariko abarundi ntabwo ari cyo kibazo. Ariko murabizi briefing iva hehe? Kwa Satani muri Amerika. Aho Satani yicara muri White House, narabibabwiye. Sadeki bimwe mu bihugu tuzi birimo harimo South Africa. South Africa rwabujindiri Kagame, ikihebe gikuru kiruta ibindi byihebe, cyapfuye mu mwaka washize. Ubu hashize umwaka gipfuye. Ariko system yakira cyahari, muzabimenya, muraza kubimenya mu minsi mike. Cyapfuye cyanduranyije na South Africa kirasira abantu kikigamba kikigira kari kajyayo. South Africa rero iravuga iti buretse uzabibona na n'isaha. Icyaha ukoze ushobora gukora ikintu kitagito ukirata ukigira iki, ariko abantu azi ubwenge ushobora kubakorera ikintu bagaceceka. Iyo Sadeki ni uwa mbere, icyo ni igihugu cya mbere. Icya kabiri ni Tanzania. Iki kihebe cyashimuse u Rwanda cyitwa Kaboro, cyita Paul Kagame, kihebe kabumbu cyapfuye n'ibindi byihebe. Cyabwiye Kikwete ngo kuko yakibwiye muri African Union muri Ethiopia ngo umvikana n'abakurwanya na FDLR bitari bibi kuko barana n'abanyarwanda. Ngewe ntabwo nzababwira ngo mwumvikane na UPR Batabazi, kuko harani iwacu, ahubwo ngewe nzabarasa kandi ndasaho handi hari hose kugira ngo mwe munsabe kubyumvikana. Ngewe ntabwo mbasaba uburenganzira ngo twumvikane. Ikirani igihugu cyanjye ntawe uzambaza uko mwaje turabizi, uko enyesha abaza turabizi. Yaba ari mu mujyi nkubise, yaba ari mu ngo zanyu, nge ntabwo nzirirwa mbaza ngo UPR Batabazi ngo jya hano. Aho tuzabashobora no tuzatangira urugamba, nta bintu birebire. Yaba ari kwa general rugo rwe tuzarasaho, nimba ari uri mu modoka tukurase, nimba uri he nuko bimeze nuko geza Rwanda. Ntabwo nzirirwa mvuga nubwo hari ibindi bitero bizava inyuma. Ngewe wanze nuko kurasaho mu mujyi wawe, nta bindi birebire. Ibi ndabibabwiye, mutagira ngo ngewe nzirirwa njya mu bintu ngo mwanzi bishikirana. Icyo gihugu ni icyanyuse, mwaragishimuse rero ibyebe tugomba kubirasa mu buryo bushoboka. Ahubwo muzakura abana banyu muri mu modoka mugera mu gisirikare, kuko ngewe ntabwo ikintu nzagira. Murabizi najugunye impapuro ejo bundi inshuro 5.
ngewe ntabwo nzirirwa mbasaba no ndabibabwiye mu byumve iki gihe kizagera ngewe nimbarase kandi mbabwire ni nabarashe nta n'uzamfataho simbibabwiye muzabibona ngewe ntabwo nakwirirwa Kikwete yababwiye Kikwete yarababwiye ati mwumvikane mutirikada murangiye muti tuzamutegereza ahantu hibanga tumukocore right place and we hit perezida w'igihugu umugabo arahagara muri youth connection aragendera bivuga youth connection mu rubyiruko ni ibintu bahuje ntazi biriko bakora ibintu bagira amayere nka ya satani tinyuka umuntu wita umugabo akabwira perezida w'ikindi gihugu ngo azamwicaga mutegereje ahantu urasiye Karija Patrick Karija umwice muri South Africa nkuru nziza umwice South Africa bamuri iki umwice South Africa kayumura amashinjo eshatu South Africa woreje n'ibitero bishimusa abasirikare ba South Africa gushaka kwica umuntu ibintu bya gisazi bitagira ubwenge ibyo rwabujindira leta ikora n'ibintu bidafite na kimwe nuko wabita mu gihugu gikomeye gifite imbaraga cyakurasa n'isi kareba igaceceka igihugu kibwira Amerika ko ubu se turiki ntabwo tuza abo turi igihugu gito nubwo wenda Imana igiye kugiha imbaraga ariko none tugende gake kumvikana na opposition ni leta bifasha kuko ari umunsi muzabisaba mwebwe igihe tuzaba turi kubarasa kuko namwe murabizi igihe cyancirageze ndababeshya se je ntabwo nzatinda kandi ntawe nzasaba uburenganzira muranzi je nawe nasaba uburenganzira bwo kurasa ibyihebe kandi Antonio Guterres ntacyo azavuga Amerika ntacyo izavuga umunsi nagurutse ntacyo Antonio Guterres azavuga ntacyo Amerika izavuga ntacyo Ubwongereza buzavuga ibihugu byabindi bibavugira ntacyo bizavuga ndababwiza ukuri muzabibona kandi muzatangira kunsaba ngewe ntashobora ntabwo biri kure ndaza kubarasa mu minsi mike ntabwo biri bitinde ntabwo bizatinda ubwo minsi yenda na amezi n'igihe cyangwa se n'umwaka ariko icyo nzi ko mugomba kuraswa mukavaho iyo mvuga rero bazabarasanga bava muri Kongo ngo twe tuzwanira aho mimbere aho mu gihugu mimbere kandi nzabarashije zanyu kandi nkoresha n'abasirikari banyu izo nizo mbaraga twubatse ntimubizi ntitwabatatse hariya impapuro mwazibonye tugashira ibiranganego n'amatelefone yacu n'ama WhatsApp n'amabendera na adresse zacu ntitwabishize hafi y'urugo rw'ikihebe Kagame ntimubizi i Kigali hariya i Nyabugogo tukabishira na hehe twashize Nyabugogo tuzijugunya hirya no hino tuzijugunya mu murenge wa Gitega na Muhima ndetse turajya cyasa Makamba muri Ngoma yose no ku biro by'akagari cyasa Makamba tujugunyayo turanongera tujya igasabo ni Gasogi ndetse ni Rusororo ibyo twarabikoze inshuro 3 zose twabahaye warning n'ahandi dushaka twabikora uko igihe kitaragera Gisekedi rero agiye kubarashira Sadek nawe ubwe kandi nta mbaraga mufite kuko nta support y'abaturage mufite nta n'igisirikare cyarabarushye aba bana bato muri kubecane babarasa urubyiruko muri kurwanira ibi byihebe mujye muri uko bishe bagenzi bakuru banyu babanje muri iki gisirikare ntabwo mwarushaga Patrick Karegeya muri kwishira rero mujye kurwanira ibyo byihebe by'ibyo gihugu cyane muri ukuntu imiryango ibayeho y'aba bantu murebe kaka uko yicaye Kanyemera ko bamugize murebe basharire Kayunga murebe n'abantu za nabo babingira n'abandi ababicanyi bakoresheje murebe ukuntu uyu mugabo Rurayi wabiciye Ruhengeri yose abicira abahutu n'abingira na Kayumba Nyamwasa wabiciye abahutu za Ruhengeri uko babagize uko babahema kuko Kayumba yarabishisha abahutu benshi cyane mu Ruhengeri aravuga ngo azahitera itabi yo na Gisenyi ntabwo ibyo ari ikibazo kubivuga kuko nawe arabizi nawe ntiyabihakana yaratwishe iwacu abaturangiza n'abandi nkawe niba bari mutarebye abo bantu bagakomeza ko becyanduye ngo turarwanya abahutu ngo n'abatutsi murarangiye kwisha muri gushira hara muri Kongo
muri kuvutswa ubuzima bwanyu. Imana yabaye imyaka 120 none muri gupfa mufite 20 n'ingahe? Icyebe cyashimuse u Rwanda, icyebe cyashimuse u Rwanda cyo kiraho kiratuye n'abana bacyo bari bambaye ishati isaha y'ibihumbi 250 by'amadolari, miliyoni 250 z'amanyarwanda. Icyo cyebe gikuru, umwana w'icyebe gikuru Ivan kirirwana kiba gifite icupa rinini rya wine n'inda eshatu, akirirwana n'uwo muririmbyi n'uyu baririmbyi bakomeye b'abanyamerika harimo n'umu DJ ukomeye bita DJ Khaled cyangwa DJ Kelly. Murabazi abo kubageraho n'ukukomeye, ariko yabagezeho kugira amafaranga, bakagera bakabohereza muri Kongo bakibaza habo, bakiba imisoro y'igihugu, bakasurisha n'inzu zo mu cyaro, barangira bakaziha abana ngo bajye kwambara hariya. Ariko ndakubwiza uko burya Imana n'umuhanga, yaravuze ngo umuryango wose izawukuraho wa Kagame. Ubu umugore we nitutugire kandi intuma njya ku musozi imbaraga zimanuka, nkuko yantumye nkajya kuzana imbaraga ku musozi zo kwica ikiyebe Kagame n'umukobwa we kubita amacumu 3 ajya ngo barahari nibabeho Dani mu bagire. Weho umugore wa Kagame weho vuba handagenda mu minsi nicyo ugiye kurangira, kandi we nta nimva yawe nabonye, we nta nimva yawe. Niyo muhungu bagiye kuzamura so yambaye igitaburiya agenda mu modoka. Erega we mwabeshya abandi batabizi, no nkajya ni mwisi y'umwuka maze n'imyaka hafi irenze 2 ndi kurwana nami ngiye kugeza hafi imyaka 2 ndi kurwana ni mwisi y'umwuka. Ngembaza ijuru rikambwira aka kanya ntabwo ari byo gutinda, ijuru rirambwira reka mbo urugero ruri hafi. Ejo ho nkorera hari akantu kabaye gatoya, abantu baburi kintu bati turajya mu bapfumu ya muri kwingiwe ndabaza Imana irambwira, mbajije umwuka urambwira aka kanya, none urambwira ngewe izo mbaraga ngezemo zo kubaza umwuka wera ukambwira. Mwebwe murabona muzagira icyo gite mwe mwicare twarakivunye twararangije izo mbaraga turazisenye, mwe mugiye guhanwa bapfa mupfe, abafungwa mufungwe, gusa tuzakurikiza amategeko y'imirambo. Twebwe ntabwo tuzasonga imirambo nkuko mubikora, cyangwa mwabanyabyaha babi bagome mwe ngo tubasature nkuko mwasatuye. Ibyo twe ntabwo twabikora, ariko abazapfa muzapfa pe kuko muri ibyihebe. N'abafungwa bafungwe, n'abarenganurwa barenganurwa. Dore umwana wa Rwigara muramwisha ana Rwigara, ntimumwice muri Amerika muramuroza, nimwe mwica mumuvukije ubuzima bwe. Ngisura isambira byinshi ariko igasoza bike. Ntabwo muzabamara abantu muri kwica, kandi mujye mumenya ko abantu Imana yari yo yabaremye. Akandi mujye mumenya ko iyo wishe umuntu muzizuje ubusa Imana irababara. Nk'abantu muri gukomeza kwicukurira umuntu, ndi ariko twarara babwiye mwanze kubyo babaye dawe. Gusa mero kanyu yageze, mwicukurire rero, ni mwicukurire mwabyihebe mwe. Ibi byihebe byashimuse u Rwanda ni byicukurire, tugiye kubakanda. Na ingajya ngo uza nanjye umuzavuga ngo nakoze jenoside ra. Jenoside yihi nta jenoside y'abatutsi yabaye mu Rwanda, habaye jenoside y'abahutu, abatutsi barishwe bisanzwe. Ndabivuze mbisubiremo, ntabwo jenoside yaba ngo ibi umuntu avuye mu gusinya amasezerano yo muri Arusha ngo abantu batahe ku neza. Ntabwo jenoside yaba ngo abantu bigo batekenika imibare ngo ni miliyoni 1,200 kandi mu Rwanda hari 557. Ntabwo jenoside yaba ngo ibihugu bikomeye bibashigikira mureke guhura ku nyitima. Amerika n'Ubwongereza n'Ubujapani babyita jenoside y'Rwanda mwe ngo ni jenoside yakora abatutsi. Ubundi se jenoside yabite igakorwa n'intera hamwe, kandi jenoside ikorwa na leta. Inamwe zari abasirikari, zari abapolisi, zari local defense. Ubundi se jenoside yabite perezida avuye gusinya amasezerano ya nyuma muri Arusha ngo mutaye neza. Ubundi se jenoside yabite mu gihe nta papuro na zimwe mwafashe, na Kambanda mwabeshye wari minisitiri muri leta y'abatabazi naho ko yabihakanye ari muri mari ngo mwara mubeshya akavuga uko byagenze. Mwabyihebemo none muraho nimwe mwisha mu gutumara bakurikira. Ubundi jenoside umuntu ataratsinze ko umuntu atsinzura ibintu by'umuntu agatsinzura na buri kimwe, ariko naho akana kabatutsi batapfuye harapfuye. Ubundi se namwe zaze kuruye na Kajuga Robert. Kajuga Robert ntabwo afite mukuru umuvandimwe we bavukana mu nda bita Husi, yabyaranye n'umugore wa Kagame Jeannette Kagame Nyiramongi bakabyana umwana wa mbere w'umuhungu.
hanyuma rero nimba umukuru w'interahamwe zisha abatutsi yarabyaranye ari we mukuru we cyangwa barahuriye Nairobi bakabyarana umwana wa Kagame, bimeze biti? Bimeze biti ibyo bintu? Bimeze bite ibyo bintu? Banyarwanda murakaze murakarama, tuzakomeza ubundi. Mbifurije umwaka mushya muhire, Imana ibamere umugisha. Bye bye.